Uwiteka nashimwe cyane, Imana iguhe umugisha umunsi wa none kuboneka imbere y'Imana dusengana Imana buri mugoroba na Nkeramugaba John Baptiste. Tugiye gutangira dusengana Imana. Uwiteka abe hagati yacu, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Uwiteka Imana wera wa Isiraheli, uyu mugoroba mwami ndawukwereka, buri mubonetse Uwiteka Imana Nyiringabo, reka umufate ukuboko, baje baremerewe mwami ubaruhure. Uwiteka Imana Nyiringabo, reka amahoro aganze muri bo kubw'uyu mugoroba. Urakoze data mwiza, ushyirwe hejuru. Nsenze nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tugiye kugabana ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Zaburi. Turasoma ibice 27, murongo wa 4 kugera ku murongo wa 5. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe, kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha. Azashyira hejuru amagarike ku gitare, amen. Iryo jambo ry'Imana niryo tugiye kugabana umunsi wa none. Imana iguhe umugisha gukunda ijambo ry'Imana. Mbere ko turigabana, katwumva iyi ndirimbo. Uwiteka aguhe umugisha, amen. Uwonja nikomezaho nta wundi ni Kristo, reka mubashimire Yesu ni umagije, yanyitangiye w'ikiru angura amaraso ye, no kwanyuzuza n'Imana. Yesu ni umagije, ungabisarabatunzi. Yesu ni umagije, afite igihe gito arampaza wenyine. Namugisha uri mu gisi, n'umurango utumuka, ibya Yesu ntibishira, arampaza wenyine. Aho naba mu bukene, Yesu ni umpagije, naho napfusha ibyo nkunda, arampaza wenyine. Nawe imirima yarumba, singire icyo nsoroma, naho napfusha amatungo, arampaza wenyine. Nawe imirima yarumba, singire icyo nsoroma, naho napfusha amatungo, arampaza wenyine. Nejejwe n'iyi ndirimbo 361, ngo njya nikomezaho ni Kristo Yesu, kandi niwe umpagije. Nubwo ab'isi ari abatunzi, ariko Kristo Yesu niwe umpagije. Nta mugisha uri mu by'isi, umeze nk'umurama utumuka nk'umuyaga. Naho naba umukene niwe umpagije,
naho imirima yarumba sinsorome, naho napfusha amatungo niwe umpagije, naho naterwa n'umwanzi niwe umpagije, nzajya nesha ku bwa Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha umunsi wa none, kandi Uwiteka akugire neza. Amen. Yesu Kristo niwe uduhagije. Amen. Uwiteka ashimwe cyane. Ijambo ry'uyu mugoroba tumaze gusoma ibice 27 Zaburi, umurongo wa 4 n'umurongo wa 5, niryo tugiye kugabana muri uyu mugoroba. Imana iguhe umugisha, kandi Uwiteka ashimwe cyane. Ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho. Amen. Imana iguhe umugisha gukunda gusenga Imana. Imana iguhe umugisha gukunda kuba imbere y'Uwiteka Imana Nyiringabo. Ni iby'igiciro gikomeye cyane, kuko Uwiteka mu bihe by'amakuba azakurinda, mu bihe bikomeye Imana izakwibuka yuko wayishatse. Imana ikugirire neza. Uwiteka azaguhagarika ku gitare. Oh haleluya. Uwiteka ashimwe cyane, kuko Imana yacu ari Imana ikomeye. Azagushyira ahirengeye, buri mwe wese akubone yuko Uwiteka ari Imana ikomeye. Imana yacu irakora. Imana yacu ni Imana y'imbaraga, itabara mu bikomeye kandi igakora mu bihe bikomeye. Iringira Uwiteka, uhore imbere y'Imana, uhore mu nzu y'Imana, usenga Imana. Uwiteka azakugirira neza. Ijambo ry'Imana ry'uyu mugoroba riranejeje. Uri imbere y'Imana, usenga Imana, ntabwo azikorera amaboko. Wowe ukurikiye ijambo ry'Imana ry'uyu mugoroba, ndakubwira umunsi wa none, kugira ngo wiringire Imana, ushake mu maso h'Imana, ntabwo uzikorera amaboko. Nta na kimwe kizagutera ubwoba, kuko Umwami wacu Yesu Kristo ari umugabo w'imbaraga. Izina rye ni ukuri rihabwe icyubahiro. Umunsi wa none ndakubwira ngo niwubaha Imana, ukagenda wubashye Uwiteka, Uwiteka Imana Nyiringabo azakoherereza ingabo zikugote, zikurinde imigambi yose ya Satani. Hahandi wagendaga wihebye, Uwiteka azaguhumuriza, azabana nawe mu byo ugendamo byose bigoranye. Uwiteka azaba mu ruhande rwawe. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Tugiye gusenga Imana dusaba Uwiteka kugira ngo dushake mu maso h'Imana. Nushaka mu maso h'Imana, Uwiteka azakwishimira, akurinde ibibi byose. Izina rye rihabwe icyubahiro. Fata umwanzuro umunsi wa none wo gushaka mu maso h'Imana, ubone ubwiza bw'Imana, ubone gutabarwa guturutse ku Mana. Izina rye rihabwe icyubahiro. Uwiteka Imana, uyu mugoroba Mwami nongeye kuwukwereka. Uwiteka Imana Nyiringabo, uyubonetse Mwami, arakwiringiye umunsi wa none, arashaka gushaka mu maso hawe. Uwiteka Imana Nyiringabo, ni ukuri mugirire neza. Uwiteka Imana, ukuboko kwawe kumuzeho, yongere kugira imbaraga zo kugushaka. Uwiteka Imana Nyiringabo, urakoze Mana nziza, ushyirwe hejuru nk'Imana ikomeye. Umugisha uturuka iwawe Data mwiza wongere kumuzaho. Nsenze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.